urazo kanagira iyi nzogera yanjye ubona murabona uyu mama yaje afite umujinya ko amafaranga ari ngiye yahaye yahereje ubundi amuhamagara ati muganga ukorera he murangira aho nkorera ahageze ati wandiriye amafaranga gusukura abanye nuko abanye katerenje yoherereje kandi akamufashije kuya tuje kuri RIB dukurikirana uyu muntu wagize gute wareye amafaranga namusibye cyo namukorera yabyita ati ugize ico umukorera icyo nashaka gaca kigiye kugaragara mfasha amafaranga yanjye aboneke gusa ndamufasha kuko nabimwemereye ariko ngira abanyarwanda abanyamahanga nubugiye kohereza amafaranga banzu urebe nimero ugiye kuyoherezaho ni 078 4 2 2 1 7 kurikirana ikiganiro cyanjye umanze wumve apana gushidukira zira nimero ubonye mu kiganiro byabaye ngombwa ko ejo mpamagwa n'umudamu yarari Kigali ambwira ko afite ikibazo ariko ambwira ko hari amafaranga yohereje ayanyoherereje biza kuba ngombwa ko nsanga nimero yohereje atari yanjye musaba nimero yohereje ayo mafaranga aranyoherereza iyi nimero ngiye kuyibabwira kugira ngo mubashe kugira gute kubyitondera muri iyi minsi abateka mutwe bari kugira gute bari kutwiyitirira reka ngufashe nanjye ndayifite hano sawa kuri urakoze link hano hejuru yego iyo nimero ni 079 20 karindwi 3 5 7 banyarwanda iyo niyo nimero yakwibye yanyibye afata ikiganiro cyawe araciba agipostingiwe ashiramo iyo nimero noneho iyo nimero ikitirirwa wowe yitirirwa igiye kandi atari giyewe cyo nabwira abanyarwanda n'abanyamahanga rero niba ugiye guhamagara nimero ya muganga manzu umenye kare muganga ko muri kugira gute muri kuvugana nimero yanjye ni 078 4 2 2 1 nabibwiye abantu kesh ko uzagera ahantu bakamuca amafaranga arenze igiceri $100 ari umunyamahanga azamenye ko bagiye kumwiba mu Rwanda nca 51 voilà mpamagara ushire video urebe ni muganga turi kuvugana namba turi kuvugana umanzuro uvugana nawo wari wapana babamami nibangagiye yari ifitiye mu rugo rwiwe ni 51 nzanira gusa iyo amaje kubona umugabo barakwibye ibintu byaye biragaruka reka nanone nongere mbaha ikaze kandi mbashimire inshuti zacu zakadasohoka mwese mukomeze mugubwe neza ibyo mukora byose mumererwe neza cyane ibyo mukora Imana ibihe umugisha mwinshi utagabanyije kandi ibyo mukora ije ibishyiramo ikiganza cyayo ndavuga Imana nanone nanyarukiye mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda akarere ka Burera umurenge wa Cyanika nagiye kureba wa mugabo wa muvuzi rumanura inkuba umuvuzi uhangamura ibyananiranye mumaze kumukunda cyane amaze kugenda afasha benshi batandukanye uyu munsi rero twamenye ko yaje kwigunga mu gashyamba kari muri kano gace nyuma yuko abajura bamaze kumwiyitirira uyu munsi bakaba bariho bagenda bangiza izina rye ni nyuma yuko ikiganiro akoranye n'umunyamakuru gikuwe ku rubuga yaganiriweho hanyuma gishyirwa ku rundi rubuga urwo rubuga rero baza kurushyiraho nimero bayitirira uyu mugabo abanyarwanda bari mu bice bitandukanye nk'uko abafasha abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye n'abari mu Rwanda mu bice bitandukanye batangira kumuhamagara kenshi cyane bamwishyuza ibyo bavuganye nuko nawe yisanga nyine yaribwe uyu mugabo rero nyuma yo kumenya iyo nkuru mbi twaje kuza kumureba kugira ngo tuganireho nawe cyane ko bimwe mu bitangazamakuru bashimuse iyo nkuru n'igitangazamakuru cyacu kirimo twagerageje rero kugera iwe dusanga ntahari baturangira icyerekezo yaganyemo ubwo tuza dukurikiye aho batubwiye cyane ko na telefone ye kubera agahinda n'intimba no kumva abantu bariho bamusuzuguza yaje kwigungira muri kano gashyamba mubona aha niho twamusanze yicaye yarariho ambwira ko ngo yaje gutuza mu mutwe ariko turagira ngo tuganire rumanura inkuba uraho neza yamaye nka data uraho neza urakomeye muraho neza ndagira ngo nkuzanire murare nta kibazo ko waje mu gashyamba mbere ya byose aka gashyamba kajemo kubera iki bigenze biti koko hari ikibazo naje kubona cyo hari abantu benshi baririye amafaranga banyitirira izina ryanjye bavuga ko ari giye bari kwihereza atari giyewe biza kwangwa ko nza guhicara hano ngo ntekereze icyo nakora
mu gihe ntarafata icyemezo niyo mpamvu naje kwicara ngaho mbitekerezeho. Hano muri kano gashyamba muri tuno duhuru hano wumva inyoni byibura mu mutwe nta bintu bigusakuriza utekane umenye uko ugiye kubigenza. Kenshi urabona ko irani imiti ishamba ni iryanjye, irani imiti njya nkunda gukoresha, naje kwicara ngo mbe ndatekereza neza nje gushaka n'imiti yo gukoresha. Reka da ubwo ntuje kwambariza abakuru hano se kugira ngo bagufashe cyane rwose. Hanyuma rero twamenye ko nyuma yuko uje hano wabanje kujya kuri RIB gutanga ikirego byagenze gute? Kuri RIB nahageze, abanyakiriye, nimero nayitanze y'imbye amafaranga yanjye ngira ngo nawe nayiguhaye. Mvuye kuri RIB bambwiye ko umuntu bagiye kumukurikirana bakamufata akaryozwa ibyo yakoze. Ariko ndumva ufite agahinda byakubabaje cyane kabisa. Nawe ntabwo byagushimisha ubonye abantu bawe barira ngo babaririye amafaranga kandi nta kintu babafashe kandi ufite ubushobozi bwo kubafasha utabafashije, nawe birakubabaza cyane. Kandi serivisi inoze niko gaciro kuri wowe n'abandi bantu bafite umutima wo gukora ibyo bagomba gukora. Urumva banciye izina. Hanyuma se watwemerera wenda tukava hano tukajyana mu rugo tukaganirira iwawe, ntibyaba ari byiza? Hari icyo byaba bitwaye? Nta kibazo, naje gufata imiti hano. Yego, ngiye kwifata tumanukane tuganire nta kibazo. Ariko tubanze tuguhe pole, tunabwire abadukurikiye uyu mugabo mumaze kumukunda cyane, by'umwihariko aho ahangana n'ibyananiranye. Ngira ngo wenda turaza kubigarukaho mu kiganiro cyacu yemeye ko tujya kugirana iwe mu rugo. Uyu ni umugabo uzwi cyane ku bintu bisa naho byananiye benshi cyane. Twavuga aho usanga abantu bafite ibibazo bitandukanye, uburwayi bukomeye, ndetse habayemo ibintu byo kuzingwa ku bana b'abahungu n'abana b'abakobwa, intambara zibera mu ngo. Ibyo byose nk'uko abanyarwanda bazi ubuhanga no kuvangavanga imiti ituma ibyo byose bisubira ku murongo. Uyu ni umwe mu bavuzi dufite hano mu Rwanda bakiri bato, ariko akaba ari umuhanga ushingiye ku bikorwa bye. Niyo muganira ni umugabo utarya iminwa, aho rero kuba bamwiyitiriye bakaba bariho bacucura abakiriya be niko twabyita utwabo, kandi ntibabafashe, niko gahinda afite. Tugukomeze hanyuma twemere tujye mu rugo. Murakoze cyane, tugende nta kibazo. Yego, ubwo ngira ngo rero murabyumvise, iki nicyo cyatuzanye, wenda byinshi arabibabwira. Tumushimire ko bidutwaye umwanya kugira ngo tumenye aho ari gufata iminota hafi 30 uvuye iwe ukaza ukagera kuri kano gashyamba. Ni urugendo rurerure n'umuvumu kabuhariwe, bigaragara ko uyu muvumu ariko kino cyari kibanza rumanuri kuba. Kino cyari kibanza abantu bamenyere hano ku mupaka, hano nta bita mwishamba. Iyo ushatse nko kwambuka nyine bano bacinzira za panya, ariko nabwo ntago ari byiza biciranga muri kano kayira twagize mutuzamuka. Urabona umupaka hano hari urugo, rero ndabona icyo kivumo kigaragara ngo bagiye bazikuraho mu byo kugira ngo bagure umupaka neza. Ubundi dore Uganda ngo buri yahariye. Ubwo ntibivuze ngo hano hari kwa sose cyangwa kwa sogokuru wawe? Iki kibanza ni ca sogokuru. Okay, yego. Kivumu ni inganzamarumbo. Uyu muvumo nawe ni umuti. Yamaye inka. Ubu ntiwabuje kuvuma uwo mugizi wa nabi? Nashatse kubikora ariko byanze. Umuntu bibiye amafaranga cyane cyane wowe watwara 100 yambwiye ko ndamutse ngize ico mukorera katabyemera. Ndabona iki kivumu naha ngaho, urabona hirya naho hahoze ikibanza. Byari irembo cyangwa hari hatuye n'undi muntu? Harani nyogokuru yaratuye. Kwa papa wawe, kwa nyogokuru. Okay. Yego. Yamaye inka. None ugarutse ku Gicumbi? Garutse ku Gicumbi. Ntacyo, reka turasobanukirwa byinshi kuri ubu bujura. Ngira ngo ni mukanya turaza kubana namwe, ntimujye kure. Kandi reka tubabwire ko ibyo dukora byose buriya tuba twigisha societe umuco mwiza wo gukora ibyacu, ibintu bikagenda neza. Kusike nabwira umuntu wese witwa ngaranyitirira na mahoro nzamuha. Nta mahoro nzamuha umuntu wese unyitirira. Amaye nka tata. Nanone twongeye kunyarukira kwa muganga Rumanura Inkuba. Murabona ko noneho ameze nk'uwasiritse. Yasiritse, ntabwo ameze nk'uwasiritse. Yasiritse, yarakaye, yababaye, afite uburakari nk'ubw'undi muntu wese ashobora kugira. Kandi burya ntabwo umuntu apfa kurakara gusa
bidafite impamvu. Bagiye babibabwira kenshi, yagiye abibabwira kenshi ko ibyo akora ari ibintu yemererwa n'amategeko kandi akabihabwa n'umuryango w'abavuzi gakondo mu Rwanda AGA Network, akaba afite ibyangombwa ahabwa n'uwo muryango. Ni umugabo ukiri muto, ubuvuzi bwe akubwira ko yabukomoye kuri ise wabukomoye kuri sekuru. Abo basaza bakaba aribo bamuraze inganzo y'ubuvuzi. Arabikorera abantu benshi bakamushima, bagashima ibyo akora, cyane ko abamugana ni ababa barananiwe n'abandi bavuzi baragiye hirya no hino, ibintu bye bigakoreka. Ngira ngo rero mu minsi yashize kuri Touch One and Umwana TV nanone twongeye gusura uyu muganga nk'uko tubereka aya mashusho twari twinjiye hano icyo gihe. Ni umudamu uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaramwitabaje nyuma y'uko yari yaragiye henshi hashoboka, ariko biranga, aza kumwitabaza amubwira ati mfasha. Yaramufashije, ibyo yifuzaga ko amufasha bigenda neza. Yari umukobwa aza kuba umugore nk'uko yabyifuzaga, bigenda neza. Uwo muvandimwe yaje kumushimira, nanone ashima ko ari twebwe yaha ubutumwa tukamushyirira umuganga. Nyuma rero y'icyo gikorwa twavuga ko ari igikorwa cy'indashyikirwa kandi igikorwa cyiza. Muganga yari yanishimiye, avuga ati nshimiye nk'uyu muntu watekereje ku byo nkora akabiha agaciro, akaba ahisemo kunshimira. Ati ni ibintu by'agaciro, nawe yari yishimiye. Twari twazanye igipfunyika cy'amafaranga ntagiye kubabwira kubw'umutekano w'umuntu, noneho amafaranga nyazana muri icyo gipfunyika nyahereza umuganga nishimwe yaramuhaye. Iyo nkuru rero barusahurira mu nduru umugabo umwe, wenda ntari buze kumenya amazina ye, ariko ndaza kubabwira urubuga akorera. Urwo rubuga rwitwa Beat On Family. Uru rubuga uwarukereye yafashe video y'uyu mugabo mu kiganiro twagiranye, ariho ashima nyine anavuga n'ibikorwa bye byose. Afata iyo video, amaze gufata iyo video yakoze download, muri kubyumva. Afata iyo video ayipostinga muri urwo rubuga rwe yakereye. Ni ukuvuga ngo nyuma yo kubona ikiganiro cya Rumanura Inkuba cy'umuntu wamushimiraga, uyu mujura nawe byamukoze ku mutima, abona ko wenda ari n'ibintu bivamo n'amafaranga. Niko gufata iyo video ayishyira kuri Beat On Family, ni urubuga rwe. Iyo video ayipostingaho. Amaze kuyipostingaho rero ngiki cyo yakoze, yahise afata nimero ye ya telefone y'uwo mujura. Nyine uwo mujura yafashe nimero ye ahita ayishyira mu kiganiro. Bivuze ngo uwagiye wese ahamagara, nk'uko muganga ari buze kubitubwira, yahamagaraga nimero y'uwo mujura azi ko ariho avugana n'uyu mugabo Rumanura Inkuba. Uyu munsi rero niwe turi kumwe, nyuma y'uko tumenye ko avuye kuri RIB ikorera hano mu karere ka Musanze gutanga ikirego, cyane ko nk'uko nabivuze abyemererwa n'amategeko. Ejo yazagira gutya agahura n'abantu ati he wowe gute nguha amafaranga yanjye ntunkorere serivisi. Muganga Rumanura Inkuba wenda ibindi araza kubitubwira uko byagenze, uko yabimenye. Niyo mpamvu yanafashe icyemezo cyo kubishyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Tumwakire nanone kandi tukwihanganisha. Murakoze cyane. Ye nitwa Dogiteri Muganga Rumanura Inkuba, isi yose iranzi. Byabaye ngombwa ko ejo mpamagurwa n'umudamu yari ari i Kigali, ambwira ko afite ikibazo, ariko ambwira ko hari amafaranga yohereje ayanyoherereje. Biza kuba ngombwa ko nsanga nimero yohereje atari yanjye, musaba nimero yohereje ayo mafaranga aranyoherereza. Amajije kunyoherereza musaba icyo kiganiro yakuyeho iyo nimero. Biza kuba ngombwa ko anyohereje icyo kiganiro, nsanga nico kinyamakuru canyitiriye. Ba ngombwa ko bashiraho nimero yanjye, bayiditinze. Ubwo bafashe video yanjye barayiditinga, bakuraho nimero zanje, bashiraho nimero zabo. Bivuga ngo umuntu umpamagaye ntabwo ahamagara njyewe, akahamagara nde babajura batwiyitirira ko ari abavuzi kandi atari abavuzi. Yego. Reka rero noneho nyuma yo kumenya ayo makuru, cyane ko nk'uko twakomeje kubibwira abantu, ibiganiro byawe biri ku bitangazamakuru bitandukanye,
kwandikamo muganga Rumanura Inkuba uhita umubona, birumvikana. Wajya kuri Touch One, wajya ku Mwana TV n'ibindi bitangazamakuru agahita akubona. Uyu mudamu yakubonye gute? Yaba yaraciye ku izina ryawe nk'uko urivuga, akongera akakubona ku zindi mbuga, akabona aguhamagara? Icyatumije amuhamagara, yohereje amafaranga kuri nimero iherwa. Iyo nimero sinzi niba nayivuga. Oya, ni ngombwa cyane. None zurahishira iki? Atuzongera kugira umuntu wohereza amafaranga ye akayohereza zikayanyoherereje, yamara kuyohereza akashira kuri nimero ugasanga bamuririye amafaranga. Nta kintu bari bwagire gute, bari bwamufashe. Iyi nimero ngiye kuyibabwira kugira ngo mubashe kugira gute, kubyitondera. Muri iyi minsi abatekamutwe bari kugira gute, bari kutwiyitirira. Reka ngufashe nanjye ndayifite hano. Sawa. Kuri link hano hejuru. Yego. Iyo nimero ni 079 20 735 Banyarwanda. Iyo niyo nimero yakwibye, yanyibye. Afata ikiganiro cyawe, araciba, agipostinga iwe, ashyiramo iyo nimero, noneho iyo nimero ikitirirwa wowe. Yitirirwa igihe kandi atari jewe. Niko byagenze. Kugira ngo bize kushoboka nze kumenya ko iyi nimero video bayibye, nuwampamagaye ambwira ko yanyohereje amafaranga 100 by'amanyarwanda. Kandi akaba yarakubonye kuri yo chaîne. Kandi akaba yarambonye kuri Touch One. Mu gihe ari gusacinga agira ngo ni nuru rubuga ninjye urukoresha. Kandi atari ngiye ugira gute urukoresha. Yohereza amafaranga kuri iyo nimero 079 20 735 Amajije kohereza ahubwo nibwo yanyohereje nimero yohereje amafaranga, musabye nganyohereza urwo rubuga rwari rwo anyoherereza uru rubuga. Amajije kunyoherereza uru rubuga, nje gusacinga nsanga urubuga atari rwanjye, kuko barafashe urubuga rwanjye bagira gute, video bayishira ku rundi rubuga. Rumanura Inkuba, dusubira inyuma gato, uduhamagara utumenyesha kino kibazo nk'itangazamakuru mukorana, wabanje gukeka ko ari twebwe twaba twatanze iyi nkuru. Yego. Wabitekerejeho gute kugira ngo ubanze wiyumve ko ari twe twakoze amakosa? Ubundi bajya baca umugani ngo nta rugo ruhahira urundi. Nimba twebwe twaguhaye ikiganiro, imbuga zacu uba wamaze kuzimenya. Iyo tukwatse audience yo kuza kugusura, tugusobanurira abo turibo. Ntabwo tugira ibindi bintu by'ibikeregeshwa tugira ku ruhande. Kuki wahise utekereza ko abanyamakuru mukorana aribo bakoze buno bujura? Nuko nzi ko nta wundi muntu ushaka kwinjira mu rubuga rwanyu ngo agire gute akore ubujura, afate video ikiganiro mwagiranye n'umuntu, narangiza giheruze ndi muntu. Yego. Okay. Twongera dusobanurire rero abantu, nanone tubisubiremwo. Nimba Emmanuel Kanani utanyumvise ku mbuga nkoresha n'ibirango by'imbuga zanjye, yego, no kuvuga ngo ibirango byanjye haba ku Mwana TV, haba kuri Touch One TV, birashoboka ko abantu babyeditinga, ariko twebwe ibyacu biriranga, tuba tubifitiye n'ibimenyetso. No kuvuga ngo nyuma yo kumenya ko Rumanura Inkuba afite uyu mujinya na kano gahinda, mbivuge gutya, twumva ko natwe dushobora kuba tuje mu majwi. Urumva nk'umuntu mukorana akajya kubona akabona abantu baramuhamagara ati twagusabye serivisi nk'umuganga ntiwayidukorera, gutekereza ko ari twebwe dukorana nawe twakoze ayo mahano yo kuba twakeditinga video, byatumye tuza kumureba. Noneho tukaba twifuza ko mu kiganiro turi buze gukomeza kugirana na Rumanura Inkuba. Nanjye naje gukurikirana iki gitanga iyi chaîne y'uyu mujura, reka tumwite gutya kuko ari umujura koko, kandi ndabizi neza ko azabihanirwa n'amategeko. Nshimira na Rumanura Inkuba ko yahise yihutira kubugeza ku bugenzacyaha RIB. Yego. Tukimara kumenya ko yafashe video zacu, ibiganiro byacu dutambutsa, agakora download, akabishyira ku rubuga rwe, agakuramo nimero y'umuganga tuba twashyizeho nkuko tuba twabiganiriyeho, agashyira mwiye, byatumye natwe tuvuga ngo dufatanye na Rumanura Inkuba. Dufatanye na Rumanura Inkuba, tunabwire n'abandi mwese muri gukora bino bikorwa. Aba bantu murabizi ko ari abantu bafite ijambo muri kino gihugu. Iyo igihugu kigutoranyije nta muntu ugusubiza inyuma. Ahubwo reka turebe, ugeze kuri RIB. Yego. Wakiri ute uzanye ikirego kimeze gutya? Kinshi mishengeze kuri RIB, bambye kuba badashigikira abajura, mbasigiye nimero za telefone zo muntu wanyibye,
akiba n'amafaranga y'abaturage babwira ko ari jyewe. Bambwiye ko bagiye kumukurikirana bakamufata bakamushikiriza ubutabera agahanwa n'itegeko kubera ko yitira ibintu bitari ibye. Ariko ubundi impungenge wowe uba ufite nyuma yo kukwiyitirira ziba ari izihe, ni izihe ngorane wumva wahura nazo? Impungenge mba mfite, urabona ko umuntu ukurikira cya kiganiro abona ari njyewe uri kuvuga, ariko atari jyewe, ari undi muntu, atari jye wowe uvuga ariko ubusobanuro bakabweditinga, atari jyewe ufite iki ya nimero iri mu kiganiro. Iyo uhamagara uzi ko uhamagaye jyewe, ariko wihamagariye wende wagize gute wanyigi ikiganiro. Yego, impungenge mfite n'izihe rero nuko nk'umudamu wampamagaye akambwira ati banyibeye amafaranga 400 nayohereje nta kintu mwamfashije. Hari n'abandi benshi bajya bampamagara, uzi ko muri amisi nabivuze 400 muri amisi, uzi ko nabivuzeho. Hari umudamu wo hanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Texas yohereje amadolari 2,000, amajije kohereza ayohereza indi nimero nayo. Kuki atari byo bakurikirana abantu bafite ikihe kibazo? Urakoze cyane. Impamvu biza kugenda gutyo, ira nimero iri hejuru ku kiganiro bashiramo mu kiganiro. Impamvu biza kugenda gutyo, bafatira nimero mwashize ku kiganiro bakayikuraho bagashiraho iyabo. Ukurikirana ikiganiro akumva ko kuvugana na muganga, kumba ari kuvugana n'umumamyi wakwiho ya nimero agashaho nimero ye. Nk'uburebye ico kinyamakuru canyu cyafashe ikiganiro kiraceditinga, ugiye kuri Touch One wagisanga ikiganiro kirahari, ugiye ku Mwana TV kirahari. Yego, ariko baraceditinze nabo baragifite kuki kutangaza amakuru ryabo. Iyo barebye gutangaza amakuru ryabo basanga ari bo bari kuvuga, ariko ari igira kuvuga bashizwe nimero yabo. Cyo nabwira abanyarwanda n'abanyamahanga rero, niba ugiye guhamagara nimero ya muganga, manzi umenye ko ari muganga ko muri kugira gute muri kuvugana. Nimero yanjye ni 078 4 2 2 1 nabibwiye abantu kesh ko uzagera ahantu bakamuca amafaranga arenze igiceri $100 ari umunyamahanga azamenye ko bagiye kumwiba. Mu Rwanda nca 51 uri mu Rwanda nzane 51 umuntu uri mu mahanga ni igiceri $100 mwaka. Ikindi mpamagara mfite telefone, ushire video urebe koko kari muganga muri kugira gute muri kuvugana. Voilà. Mpamagara ushire video urebe ni muganga turi kuvugana, namba turi kuvugana, umanzuro uvugana nawo wari wapana baba mami. Namba uteguze kundeba aho nkorera, mfite aho nkorera nkorera mu muhanda. Natangiye mbabwira ko nkorera Rubavara mbuga ngari, nkorera i Musanze hano mu mujyi, ngakorera hara ku mupaka w'u Rwanda na Uganda mucanika. Ni gute mufata amafaranga yohereza umuturage utamanje wibonana na muganga? Niba tengwa kungeraho mpamagara uri kuvuga bino nkahita mbona isura yawe uciye nko mu mujyi ukabona umuntu aragufashe arakugwiriye ati warampemukiye. Ni ikibazo. Ni ikibazo kuko byarambabaje cyane. Niba umuntu baramure miliyoni 2,400 habasha kubana yamugaruza akasubirana, undi bakaba muri 1,400 abari bareza senkana amajana, hari n'abahamagara telefone wenda ndiho ndumva ko n'uyu nguyu uri bumuhemu. Ubu telefone zenda kumena amatwubonye ko no mukanyaro nkubye ariko umuhamagara ari kubimbazaho. Nabibonye ndiho ndibaza ko uyu nguyu nawe uri bumukorera akantu ka uyu nguyu nawe cyo ndamufasha no kuyasuzwa amafaranga ye. Yashobora kumva ko uyu waguhemukiye we nyirizina agahemukira wowe akakwiyitirira mu bugenzi ute bo. Impamvu naganye inzego z'ubuyobozi urawa wibyara amafaranga miliyoni 2 namukorera ikintu kitari ciza, birambabaza. Nuwe yayibye arambwira ati mubabarire, twitwasinye ko nambabaza ari bwamugirire, aza kumugirira imbabazi aramubabarira aza guhomba. Birambabaza, ariyo mpamvu nagane ni mu marambwa ati dore ngo yicaye hano, arambwa ati gese nshaka kumushira kutangaza amakuru ko icyo kibazo nari mfite cyari kibazo cibanga, nibanga ye yari yifitiye mu rugo rwiwe, nicuye amafaranga yayishuriye, niyo mpamvu yanze kuja kutangaza amakuru dore ngo yibanga. Ya ndiho ndatekereza ibyo mukora nkuko nari maze kubikomozaho mu kanya. Ntabwo mufite impungenge ko hari abazajya babafata amashingu kandi muri abagabo biyubashye mukabona abantu barabagwiriye akuziza ko hari amafaranga yohereje muri ubwo buryo byitwa ko aje kuri we bitari byo, ukabona umuntu aguteye kwa kajwiga cyane rwose kudufata bazadufata. Impamvu bazadufata ni murabona uyu mama yaje afite umujinya ko amafaranga ari ngiye yahaye, yahereje ubundi ampamagara ati muganga ukorera he, murangiraho nkorera, ahageze ati wandiriye amafaranga. Gusukura abanye nuko abanye katerenje yoherereje kandi akamufashije kuya tuje kuri RIB dukurikirana uyu muntu wagize gute wareye amafaranga. Namusibye cyo namukorera yabivuze ati ugize ico umukorera ibyo nashaka gaca kigiye kugaragara, mfasha amafaranga yanjye aboneke. Gusa ndamufasha kuko nabimwemereye, ariko
ngira abanyarwanda abanyamahanga n'ubu ugiye kohereza amafaranga banza urebe nimero ugiye kuyoherezaho ni 0784 4 2 2 1 7 kurikirana ikiganiro cyanjye umanze wumve apana gushidukira zira nimero ubonye mu kiganiro. ngira ngo dusubiye inyuma gato ni nacyo uyu mudamu nyuma yo kohereza amafaranga kuri iyi nimero nkuko tumaze kuyibasobanurira atangiye kumunaniza nyuma yo kuyamurya kuri iyi nimero 07 920 573 atangiye kumutesha umutwe no kumukwepa kuvugana byanze yatangiye ikiganiro aza kumva n'ubundi mu kiganiro hari indi nimero uvuze itandukanye n'iyi ahita guhamagara niko kukugeraho vis-a-vis niko byagenze natanze nimero mu kiganiro undi wari tigasha nimero hejuru birangije ikiganiro kirangiye nimero zanje nzivuze niho yampamagaye ati burya nohereje amafaranga 400 nzi kare wo hunyoherereje yego niko kuza niko kongeraho ari hano tuvuye kuri ribu icyo nabwira isi yose nambase u Rwanda rwose aho waburi hose mu Rwanda na muri mu mahanga manzure biri nimero ugiye kohereza hiki amafaranga ni 0784422187 indwara mvura narazibabwiye twanayishyizemo nongere mbivuge ko iyo nimero mubona ikurikiranye n'iryo zina muganga Rumanura Inkuba niyo ye ikindi ni byiza ko munareba nimero ziri aho hasi yego ni zacu bwite amazina y'umunyamakuru Emmanuel Kanani nimba hari indi televiziyo ubonyeho cyangwa urundi rubuga ubonyeho ibiganiro byacu beditinze inkuru zacu uba ugomba kubitumenyesha kugira ngo natwe tugufashe ariko cyane cyane inzego z'umutekano w'igihugu cyacu ubugenzacyaha nacyo nicyo baberaho cyane ko ari abagabo batanga serivisi zinoze cyane rwose okay muganga Rumanura Inkuba ndagira ngo mu by'ukuri utubwira ubundi kuki abantu bari kukwiyitirira impamvu bari kunyitirira muri iyi minsi imiti zarabuze gina kubwiye ko ubuvuzi bwanje mukomora kuri data papa bukomora kuri sogokuru data bahariya Uganda ntwetwe sogokuru akaba Tanzania kiyanza niyo bandaze ubu n'ubuvuzi vango mfite imbaraga mfite ubushobozi nta muntu n'umwe uragera iwanjye ngambwire sinakize ibyo ntashoboye ndakubwira ngo igendere simbishoboye yego waruvuze ngo imiti yarabuze se ako kantu warugakizemo imiti yarabuze muri imisa amashamba mu Rwanda yarabuze oya nege nari nkubajira ikibazo ngo kuki abantu bakwiyitirira ese n'ubuhanga bwawe bakubona na bakumva abaganira nawe bimeze biti n'ubuhanga imvura za ngwara zananiranye amarozi y'amategano amatamikano amahuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani amakimbirane yo mu ngo kunubona urugo rushidika kuva kuwa mbere kuzageza kuwa mbere ko ibintu barushizemo bintu ubona umwana akorene kuja ku ishuri bitewe n'ibintu bamuteje umwana babona afite ubwenge bakamutesha ishuri ibintu ubona umukobwa yaranze gushaka umugabo kubera ko atari mubi ari mwiza ariko kubera ko bamuroze bakamuzingira bagahere wabo iyo miti ndayifite bintu ubona umusore agize imyaka 50 ntarashaka umugore iyo miti ndayifite ugatereta bakakwanga utabyara ko bakuroze nge ntago mvura ubugumbana bivuze inshuro nyinshi simvura ni n'abasazi basaze kubera ko bagwaye stress mvura umusazi wasaze ko bamuroze mfite imiti hano ibyo nahereye kenshi mbabwira imiti hanga dore ni imiti yanjye hano iyo bakuroze uraza hano mbere nakoreshaga igihondohondo ariko igihondohondo baje kugifatira abarozi muri iyi minsi sogokuraza kumbwira ko ntazongera kugikoresha nabyo nabo si imiti yanyu hari ubwo nabo bayiroga wawe kwivuze wowe utazi ko ari umurozi ubidafite izo mbaraga yego ubwo bushobozi kugira ngo ureke ari umurozi akagufatira ugasigara nta kintu ufite urugero hari abavuzi benshi muri iyi minsi batakivura kubera izo mpamvu ubwo abo ngabo rero nibo babona ko dukora bakatwiyitirira kugira none barakikubujije igihondohondo barakimbujije urazo kanagira iyi nzogera yanjye ubona niyo ndambika imbere yawe hari ibibazo byawe byose hamwe n'amazi mfata icupa ry'amazi ubushize warabitweretse reka noneho turebe rero uyu muntu wamaze kugeza mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB
witeze uwe musaruro nyuma yo kujya gutanga kino kirego? Umusaruro niteze nuko abantu banjye bose bahamagawe n'ira nimero namba se bahamagaye ra nimero guhera uyu munsi nuko nzi ko batongera kuyihamagara. Ikindi kandi nibamara gufatwa uramuna amara gufatwa nzamushira kutangaza amakuru nk'umujurisi yose mubone. Yego nubu nanabikora ariko si ngombwa kubera kuko nabangiye kwihanira. Waba ugiye kuvangira RIB cyane rwose. Okay, byiza cyane nabyo ni sawa. Reka nanone wongere utubwire nyuma yuko ibikorwa byawe bikomeje gukundwa n'abantu kandi abantu bafite ibibazo koko. Ubushize twagusanze mu isoko bantu baguhururiye bakwaka imiti itandukanye, nyuma tushaka no gukomeza gufata iyo video biranga, tugusaba ko twazana iwawe mu rugo uratwemerera, turicara turaganira. Nyuma yabwo abantu baragushimira bananyuze kuri twe ati mugende mushimire uriya mugabo. Nyuma yabwo ufasha umuntu wayobeje amafaranga nabwo akayaha umuntu wakwiyitiriye nk'uko nguko. Ibyo bikorwa byawe bigenda bivangirwa kandi ushoboye, we ntabwo ushobora gucika intege uti ibintu ngiye kubivamo biri kunteranya na rubanda. Oya ntago nabivamo, bivuyemo nampemukiye abaturage bafite ibibazo, aho ngomba guhangana nabo bantu bashaka kunyitirira. Kwiyitirira reka tuvuge ko n'ubujura, wakwiyitirira yakakwiyitirira mu byiza atakwitiriye yiba abantu. Urakoze cyane. Kuko aramutse yiyambitse nkawe akaza akaganiriza abantu akavuga ibyo akora, yashaka n'ijwi ryawe akaritwara rwose agakorera abantu, ntacyo bitwara ariko ntiyongereho ngo ndi runaka kandi atari we akoresheje nimero ye. Yego, reka rero tugende tugana ku musozo. Dusaba ko nanone twebwe turi ijwi rya rubanda, turi n'ijisho rya rubanda, nanone wongere wibutse abantu ubuvuzi bwawe. Wenda hari ababonye history yawe turiho tuvuga iby'agahinda no kwibwa kwawe, ariko akavuga ati se ko ntariho mwumva neza, sinzi uwo ari we Rumanura Inkuba, hari ubona uri umujene ukiri muto, vuga se kuko bimeze biti. Turagira ngo use naho abantu badukurikiye bwa mbere bamenye Rumanura Inkuba uwo ari we. Rumanura Inkuba n'umuvuzi gakondo. Ngenda umuganda uretse ko ubundi umunyarwanda bitewe ko ndi mu Rwanda ariko navukiye Uganda. Yego, keshi nakubye ko sokuru yavukiye mu Rwanda aje gutora Uganda, birangira avuye Uganda agiye ahantu bita Tanzania Kiyanza. Papa hehe ntwetwe Uganda aho navukiye, ndi hano kubera imitungo yo mu Rwanda. Yego, yego, ngendi muganga Rumanura Inkuba, isi yose iranzi. Ukaba bimazemo igihe kingana iki? Mbombirangije imyaka 12. Bitangiye kinyamwuga. Ubwo mbere yaho naso yajyaga gutumira imiti akantu mahanze za Malawi. Utangiye kubyikorera wowe bwawe ugera ku murwayi akaza akakureba hashize igihe kingana iki? Mbombirangije imyaka 6. Harimo igihe. Ubwo mbere yaho ukaba warabanaga nabo basaza bakubwira ati geruza niki cyane rwose. Yego, ukaba uri umugabo rero. Hari nkuko navuze bigaragara ko uri nk'umujene, hari abavuga ati burara cyari umusore n'inkombe zigatereza. Nibyo, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 2. Yego, voilà. Ndumva wenda ibyo birasobanutse ku bantu batari bazi Rumanura Inkuba. Ubundi nanone wongera ubabwire nimero zawe, wenda nimba hari n'ikindi kiri ku mutima wumva wabageneye ushaka kubabwira nacyo ukibabwire, hanyuma dusoza ikiganiro. Nimero yanjye ni 0784 4 2 2 1 7 8 Izira nimero mujya mubona, apana gupfa guhamagara, manza uhamagara iyo nimero ubaze muganga witise ujye ku Mwana TV Touch One. Ifite n'ikindi kinyamakuru televiziyo yanjye muganga Rumanura Inkuba, andika muganga Rumanura Inkuba ukabona ibiganiro byanjye. Andika muganga Rumanura Inkuba urebe ibiganiro byanjye. Andika Mwana TV, andika Touch One. Aho hano wahanshakira uko n'ibiganiro byanjye n'amashira. Ahandi uzabona ikiganiro cyanjye uzamenye ko ari abajura. N'iki kinyamakuru nge nawe TV. Aho ngaho mfite hiki ibiganiro abanyamakuru naganiriye nabo. Sinibaza ukuntu rero mufata amafaranga mukayoherereza abantu baturage mutanazi. N'umuntu adashaka gufata foto yenga ishire kuri profile
umurebe muhereza amafaranga gute. hariho n'igihe yakuraho iyawe ahubwo agashyira kuri profile niko bimeze n'uwo nguwo iyo nimero navuze ntiza nongere nyibabwire umuntu unakurikirana kino kiganiro ayirebe neza iyo nimero arebe arasanga atari ngiye uhari rwose. Yego iyo nimero umuntu urabasha gukurikirana iyo nimero urashaka guhinyuza uyu mujura nashaka namuhamagara mubaze neza ntashaka kuvuga hatuye ahakomoka namwivuze nahakorora nahakorora ngamwivuzeho. Yego iyo nimero ni 0720 umunyarwanda munyamahanga hamagara iyo nimero uwo ni umujura umubaza ahakorera umve ko arahakurangira. Ariko iyo nimero mbabiye muhamagare mushaka muyihamagaye nta burenganzira ariko iyo nimero uwo ni umujura unyiyitirira no mushaka kugira ngo mumenye aho yanyitiriye hariho muje kuri kiriya kinyamakuru nagize gute nababwiye. Muganga tuguhaye pole bo murakoze cyane gusa nshimire abadukurikiranye. Ikindi kandi hanganisha abantu bari wa mafaranga yabo banyitirira gusa umuntu baririye amafaranga kuri iyo nimero umuntu ukuntu aba yifitiye ibibaza akavuga ati amafaranga nakoreye ancungura mfashe. Ikintu nongeyeho muteze kucibagirwa umuntu wese uhereje amafaranga kuri iyo nimero anyitirira agatanga amafaranga kuri iyo nimero aze kumpamagara ndamufasha. Uwo baririye amafaranga bakoresheje ira nimero navuze aze kumpamagara ndamufasha. Ampamagare kuri nimero 0782221787 ni nimero yanjye mwishe no mu kiganiro kugira ngo kibazo rwose. Murakoze cyane. Yego tubashimire ariko kandi nanone dusubira inyuma twongere tubwire mwebwe muriho mwiba ni nabyiza kushiraho na nimero yawe. Wow, ni nabyiza kushiraho nimero yawe mu gihe wiba ugashyiraho nimero yawe. Inzego z'umutekano inzego z'ubugenzacyaha nazo ijisho ryabo ebana nta kandi kazi bakora. Bivuze ngo nimba ufashe icyemezo cyo kwinjira muri RIB twavuga ko RIB yaje ikenewe n'abagabo batarya indimi n'abagabo utahongerera bya bindi wumva abantu bavuga nimero yawe kuba bayifite gusa ubwo baragufite biroroshye. Icya kabiri abantu muri gukoresha imbuga nkoranyambaga mugasebya abantu mugasebya umugongo bahetse igihugu cyanyu mwese mucire birarura. Abantu muri gukora ibikorwa byo gushaka ubuzima ariko mukabishaka nabi. Igihugu cyatanze amahirwe kuri buri muntu wese. Icyo ukora gikore mu buryo bwemewe. Nimba urucyandikisha ikigo gishinzwe kwandika imishinga kirahari RDB. Ibintu byose biri open. Nimero yanjye iri hano 0782221787 nubikeneye kumpamagara koresha iyi nimero iri hano abari yoherezaho niki amafaranga ntuzohereza amafaranga ku yindi nimero uteretse iyi nimero yanjye ukubona gutangaza amakuru. Tubashimire cyane tubashimire mwese mudukurikiye. Tubifuriza amagara mazima n'ibyo mukora kugira ngo bitere imbere ariko mubikore neza kuko uyu we nimba amaze kugera mu bugenzacyaha arakurikiranwa n'amategeko harimo ibihano murabizi ndetse gufungwa igihe kitari gitoya kuko kwiyitirira icyo ukora bihanwa n'amategeko cyane ko uranabyiyitirira ariko nanone binarangiye uri gufata udufaranga tw'abaturage baba bashebetse ngo babeho bivuze bagire bate wowe ugashira mu mufuka wawe. Reka rero twongere tubwire abantu nyuma yuko tuba dufashe nimero y'umuganga tukanayishira mu kiganiro kugira ngo amatsiko uyashire no hasi aho ngaho haba hari nimero zacu kuri televiziyo. Nimero nebyiri ziriho ngiye nitwa Emmanuel Kanani Irakoze Pacifique. Izo nimero uko ari ebyiri ni za televiziyo aho muzazibona hose ntimuzazigireho impungenge. Nimba mufite ibibazo ni byiza ko natwe mutunyuraho tukabafasha tukababwira abo baganga nimba twarahuye nabo ese nimero mushobora no kuyitubaza nimero turi kuvuganiraho nawe tukababwira ko ariye dushingiye kuyo natwe tuba dufite. Tubashimire nitwa Emmanuel Kanani ibyo mukora byose Imana ibishyiremo ikiganza cyayo. Nanjye nkitwa Muganga Romanuri Nkuba murakoze cyane. Ni 51 nzanira gusa iyo amaje kubona umugabo barakwibye ibintu byawe biragaruka.